Ndabashuhuje abakurikiye ikinyamakuru turimo kuvugiraho, Dr Sarongo TV, namwe mwese abazankurikira no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amazina yanjye nitwa Rurangirwa Wilson, umuvuzi gakondo maze igihe murabizi. Yaravuze ngo sinkuzi, utanzi rero nuko nguko nitwa. Maze igihe kinini mvura nkorera abanyarwanda ibyiza, abanyamahanga baza mu Rwanda. Nakoreye igihugu imyaka myinshi, nakoreye igihugu igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo rero mu isi tuyibamo, umuntu aharanira gukora ibyiza, uharanira gukora ibyateza igihugu imbere, ndetse nawe nibyo buri wese yifuza, nabyo buri wese ashyira imbere. Iterambere ryawe, iterambere ry'igihugu cyawe, n'iterambere ry'abantu bose bagushamikiyeho, abavandimwe, inshuti, imiryango. Nicyo kintu umuntu wese yifuza mu buzima bw'icyo bita inshingano cyangwa responsibility. Kuba responsable w'ibintu. Ushinzwe inshingano rero abazwa byinshi, abantu benshi baba bamushamikiyeho kandi bamutezeho byinshi. Ni ukuvuga ngo rero sindi buvuge ibintu byinshi, maze igihe kirekire ndeba abantu mu bintu benshi nakoreye, nafashije, navuriye, nafashije gutera imbere, abo navuriye, abo nagiriye inama, n'igihugu muri rusange ko ntabwo nagisize inyuma. Nakoze ibintu byinshi ku gihugu, haba mu midugudu ntuyemo, haba mu mudugudu nkoreramo, haba mu karere, haba mu mirenge, haba ahantu hose. Kugira ngo rero abantu bahamagara babe baretse, kugira ngo rero muri ibyo byose nkoze, benshi barashimye, abandi barangaye. Niko mu isi bigenda. Ariko icyo nashaka kuvuga uyu munsi, maze igihe ntera itoci mu bantu, kuko genda umuntu ureba w'inararibonye nkashishoza, nkareba ibiri imbere. Nabonye abantu benshi cyane batishimiye akazi nkora, benshi harimo abantu b'inshuti zanjye, abandi harimo abashumba bayoboye amatorero, abandi harimo abantu bakomeye mu bundi buryo. Sindi bushaka kubavuga, ariko mwifuje ko mfungwa, bifuza ko ngo najya muri gereza. Sinzi uwo mutima ahantu muwukura, gusa gereza ntabwo yaremewe Sarongo gusa. Gusa jyewe icyo nzi cyo nta n'uyifuriza undi. Ariko impamvu mfashe akanya nkafata ino video ni ukugira ngo mbabwire mwebwe ko akanya ndabona habura iminsi nako yanageze, kugira ngo nerekeze aho mushaka konjya. Ningerayo ubutabera burakora akazi kabwo, ningerayo ubutabera buraza gukora umurimo wabwo, urebe koko Sarongo ni muntu ki. Bashishoze ko leta yarashyizeho inzego kugira ngo zishishoze, zitureberere twese, kuko jyewe sindi Imana. Umuntu w'umuganga mwabonye ukora ibitangaza, uvura abantu, nta kindi. Kandi nkagaruka mu buzima busanzwe nkaba umuntu nkamwe mwese. Mwebwe mwese mutinya gupfa, mwebwe mwese mutinya mushaka kuzajya mu ijuru mudapfuye, mwebwe mwese mushaka mutinya gufungwa ariko mukabyifuriza abandi.
niyo mpamvu mbabwiye ngo aka kanya mfashe umwanya kugira ngo mbanenge. Mwebwe mu binyifuriza benshi mumaze igihe munteranya n'inzego munganisha, mujya kurega, mujya kuvuga ibi ngibi, Sarongo kuki mutamufunga, Sarongo, benshi mugafata umwanya mu kohereza n'amafaranga atari ngombwa mu matelefone yanjye, neza mugacima mukajya kurega. Ndabazi, narababonye muri benshi, kandi kugira ngo mugaragaze ko hari ibimenyetso bigaragaza yuko nabatekeye imitwe kandi ntaravuganye namwe, mbaza ayo mafaranga mwohereza. Ntabwo nca ku ruhande ngo njye kukubaza ngo wowe amafaranga unyohereje n'ayiki, kubera ko mfite business, mfite company yitwa Umucyo Peaceful, mfite ibikorwa byinshi cyane, mfite n'ivuriro, mfite n'ibyo nkora muri rusange bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero si byiza ko mumera mutyo, si byiza ko mwifuriza umuntu ibyo ngibyo namwe mutifurizwa ko byababaho. Ubu buzima tububamo tukaramba igihe gito, nta muntu uramba imyaka 100, nta muntu uramba imyaka 85. Uburyo ubwonge buba bwatangiye kugenda umagiye kuba mu ruhinja. Niyo mpamvu rero ku isi twagombye kubana neza. Nubwo umuntu yagukosereza, cy'ingenzi si ukumwifuriza gupfa cyangwa kumutesha inshingano z'abantu yarafashije, kuko n'Imana yakurakarira. Kuko niyo ndi umuganga gakondo nkavura abantu bagakira, abandi ntibakire kuko ntabwo ndi Imana. Abatakize nabihanganisha, nabo ntibandahiraho amakara, barabizi. Ahubwo barambaza bati byagenze bite hano ko bitakunze Sarongo, nkajya nkasabana nabo, ejo tugaho tukanaganira, ahubwo ntari kugira cyagenze gutya, tukabikemura mu bundi buryo. Ariko icya mbere si ukwifuriza umuntu ko yajya gufungwa, si yo solution ya nyuma. Ariko babyifuje kubera ko byabaye bikaba binageze, murakoze, kangende ubutabera buzakora ibyo ugomba gukora. Abanyamakuru muzarya, abanyamakuru mugiye gukora akazi kanyu, za YouTube zikore, social media zikore, za Facebook zikore. Ni ukuvuga ngo rero mugiye kuntemeraho itaka, mumvuga ibintu byinshi, abantu bahimbe n'amajwi bayohereze, baterateranye utuntu twinshi na twinshi tugaragaza ko Sarongo ari umuhemu, tugaragaza ko Sarongo ari umuntu mubi, tugaragaza ibyo byose ibyo mwifuza bibakorera. Kuko abanyamakuru mureba uruhande rwa rubogamye, akaba ari rwo mushyigikira. Ariko nicyo gihe kugira ngo namwe nanjye inkuru yanjye batunge, ntacyo ibyo ngibyo bintwaye, ko nta ruhande mugira. Uyu munsi umuntu muba mwabanye, ejo mwamuhindutse mukajya ku ruhande rw'ibibi, ubwiza mukarwirengagiza. Ntabwo ubu ngubu aho igihe kigeze muri aka kanya, ntawe ushaka kuvuga ibibi, ibyiza nako, ubwo murashaka kuvuga ibibi gusa, murashaka kumva ibibi gusa. N'uyu nguyu n'uyu, uyu nawe aragira gutya, uyu nawe aramushinja ibi, uyu nawe aragira gutya. Ntabwo ari uko byagombye kugenda. Ko narababwiye ngo hari abantu baza kureba Sarongo bavuye mu mahanga, abandi nabo bavuye mu Rwanda bajya mu bindi bihugu, Tanzania, Burundi, Uganda, Mozambique n'ahandi hari abaganga. Hari abo ngabo nabo baba babisikana baza mu Rwanda kureba Sarongo. Ni ukuvuga ngo rero isi itewe gatoki nta muhanuzi uhanura iwabo, ko nta muhanuzi uhanura iwabo. Niyo mpamvu mutamenye Sarongo ni wari we ngo mumusobanukirwe. Niyo mpamvu munyifuriza ibibi gusa. Ibyiza byose nakoze gusa nuko nzi ko hari benshi muzantangira ubuhamya ko nafashije, nko kuzabona abantu bantemeraho itaka ngo mubahe umwanya. Ahubwo namwe mubabwire muti hari ibyiza Sarongo yakoze, nubwo hari n'ibibi muvuga tutari twamenye ibyabyo, ariko hari ibyiza tumuziho, hari ibyo yakoreye igihugu. Ntaza kugenda asubiramo ngo iki ngiki, kugira sinya nshaka kwirata ibyiza, kuko abandi bati ibyiza barazabivuga. Nta muntu wivuga ibigwi ngo avuge ngo nakoze iki nakoze iki. Gusa icyo nzi muri rusange, hari ibyiza byinshi nakoreye igihugu. Murakoze rero, ndabashimye. Igihe kirageze kugira ngo ejo mumbone mu ipingu.
ipingu naryambaye ririho no ku maboko yanjye, muriho museka mwishimye mwebwe ko benshi mubonye inkuru. Tangaza amakuru avuga ati Sarongo ari aha n'aha, arashinjwe ibi n'ibi ngibi. Mubihererekanye ku mbuga, bihererekanye kuri WhatsApp. Ibi nabiteye itoci ndabibona kandi birabaye. None se ubwo hari icyo ntababwiye? Gusa icyo nsaba ubutabera muzashishoze, mubona ku ruhande rwanjye rubogamye, muzakora ibyo ubutabera bugomba gukora. Murakoze, nuko nshoje video yanjye mbabwira, murakoze cyane. Amina.